Agafilime kacu tugatangira mu muhanda, tugatangira nyine umudamu wari wafashe umwana amushyira mu kagare, arangije afata n'undi mwana amushyira ku ruhande azirikaho umugozi, arangije abwira umwana ati kurura mugenzi wawe. Mbega umudamu mubi, yabwiye akana ngo rigatangire guhambura umugozi. Ku ruhande hari igikamyo kinini cyari cyaturutse, ikigaragara cyo no ku iki gikamyo yashakaga ko kigonga bano bana. Mana nyagasani, mbega umudamu mubi. Barakwereka ka kana yari yakaziritse mu maso yagapfutse, akandi kana rya gare ryako ka kamodoka yicayemo gatangira kuza gasatiraho cya gikamyo kiri. Mana nyagasani, ibi ni ibiki? Barakwereka na wa mwana wundi wari wipfutse mu maso yahise aza bwangu, abona ko kamanyara mu marayika waturutse ku ruhande ahita azafata umunyururu ahita azirika cya gikamyo. Mbega iby'Imana ikora disi. Arangije atangira gukurura cya gikamyo gake gake agira ngo atabare babana. Barakwereka shoferi nawe yahise atungurwa, ntiyamenye ibibaye ahita agwa mu kantu, aravuga ati mana yanjye bigenze bite, disi imodoka yanjye irapfuye cyangwa? Barakwereka wa mwana wari upfutse agatambaro mu maso yakomeje gutambatamba hafi ya cya gikamyo, ntago yari abizi kuko ntago yabashaga kuhabona, yari apfutse agatambaro mu maso. Mana yanjye witegereze neza. Barakwereka uwo mudamu w'umumarayika yakomeje gukurura cya gikamyo, akomeza kugikurura akoresheje imbaraga, kandi wabonaga ko binagoye cyane, ariko yari afite imbaraga zidasanzwe. Yatangiye gukurura cya gikamyo akomeze kugenda gake gake, ariko agikure mu nzira atabare bariya bana. Barakwereka umushoferi nta kintu yari azi gitumye bahagarika imodoka, cyangwa se ntabwo yarazi impamvu imodoka ihagaze ni yihe. Uyu mumarayika yari afite imbaraga zidasanzwe, yari yambaye imyenda y'imyeru, atangira gukurura cya gikamyo kimeze nka Shakimani, akomeza kuyikurura yisubiza inyuma, ariko mu by'ukuri umushoferi akomeza gufata feri, biranga bibi by'ubusa. Witegereze neza ukuntu uyu mumarayika yari afite imbaraga, yashakaga gutabara bano bana. Barakwereka yahise akurura n'imbaraga nyinshi cyane ahita asubiza cya gikamyo inyuma. Mbega umumarayika wari ufite imbaraga zidasanzwe. Arangije barakwereka yahise areba hirya areba no hino, aravuga ati ibyo nari nshinzwe cyangwa se ibyanjye ndabisoje. Yakomeje kwitegereza utwana tw'isi tuziranenge, ako kamwanya ahita yicira haragenda. Barakwereka wa mudamu wari umaze gukora ibibi, yaje hano yirukanka cyane aseka cyane agira ngo abana bamaze kubagonga. Arangije ageze imbere akubitwa n'inkuba agwa mu kantu, aravuga ati ko nabasize hari hirya, nabasize nzi neza ko imodoka igiye kubashwanyaguza igiye kubagonga. Ati none aho ugeze hano gute? Barakwereka witegereze neza uteze kugira akantu cikwa. Yageze imbere arebye neza, akireba ahita abona neza ni wa mwana. Mana nyagasani, nawe uri wakwibaza ati uyu mwana ageze hano gute? Kandi wibuke neza ko uyu mudamu ibyo yamaze gukora, marayika yahise atabara kano kana. Barakwereka wa mudamu yaje asatira kakana k'akaziranenge akegera bwangu, sinzi ibyo yashaka kukabwira cyangwa se yakabazaga. Yaraje ahita ahambura wa mugozi wari uziritse kuri ka kagare ka wa mwana w'umukobwa nawe yari yapfutse, yahise aturuka ku ruhande gake gake azavuga ati uwadufasha. Ati bimeze bite? Ikigaragara cyo no uyu mudamu yari yabitwaye nk'imikino, yari yabitwaye nk'agakino ari gukinisha bano bana, kandi ikigaragara cyo nuko uyu mudamu yashakaga guhemukira bano bana disi. Barakwereka atangiye gukurura akagare yitonze gake gake akigeze inyuma. Barakwereka wa mwana wari upfutse igitambaro mu maso yakomeje gukata aho ngaho, akomeza avuga ati muri hehe ko nababuze ngo muze dukomeze twikinire. Barakwereka wa mudamu ntago tuzi impamvu ufashe ka kagare agasubiza inyuma, ariko ikigaragara cyo nuko yari yataye umwana. Bakwereka ku ruhande hari undi mudamu wari umaze gusezerana, ikigaragara cyo nuko ashobora kuba yari amaze iminsi amaze gusezerana, ariko barakwereka yari afite ururabo ahagaze hafi n'urusengero, ikigaragara cyo yari amaze gukora umunsi mukuru. Ese uyu mudamu we bimeze biti bye biraza guherera hehe? Ndagira ngo witegereze neza utaza kugira akantu cikwa. Barakwereka tuvuye kuri rwa ruhande twese tubona wa mudamu wagira ushakaga kugira abana nabi afite agatambaro. Menya atari barabana bonyine ashaka kugira nabi, yaje asatira kuri rwa rusengero azagenda gake gake yitonze. Ikigaragara cyo nuko hari umuntu ashaka kuniga cyangwa se guhemukira. Yaraje agiye gupfumupfuka mu maso wa mudamu w'umugeni wari umaze gukora ubukwe bamaze gusezerana, yahise ahindukira ahita amubona bwangu ataramara kumupfuka ka gatambaro ngo amugirire nabi. Arangije aramubwira ati ko umwanze wari uri mu biki? Ati kubera icyo nkanze? Ati ni biki byari bikuzanye hano ku rusengero? Barakwereka yakomeje kujijisha, akomeza kumubwira ati n'ubundi nari niyiziye hano bisanzwe, atari ko nta kibazo gihari. Witegereze no uzaza kugira akantu cikwa. Barakwereka yakomeje kumubwira, akomeza kumuganirira, akomeza kumubwira ati n'ubundi sha nugira ikibazo, atahubwo ubukwe bwawe bwabaye tubukunze. Kandi wibuke neza ko uyu mudamu nta keza ke yarazanywe no guhemukira uyu mwana w'umukobwa, yaraje guhemukira uyu mubyeyi wakoze ubukwe. Mana yanjye, barakwereka n'ubundi yaje aze kumusuhuza ahita amupfuka ka gatambaro ahita atangira kumuniga. Arangije witegereze
witegereze neza uyu mudamu ukuntu ari umuntu mubi, akomeza kumuniga cyane amunigisha kagatambaro. Mana nyagasani ibi ni ibiki? Arangije aramufata akimara kumuniga aramutangira kumukurubana, akomeza kumukurubana tutazi ngo amujyanye hehe. Mana nyagasani si umudamu kubera icyo ari guhemuka, kubera icyo ari guhemukira bano bantu. Wibuke neza ko yashaka guhemukira w'abana ndetse akabahemukiye n'uyu mudamu. Barakwereka akomeje kumukurubana, ntabwo twari tuzi ngo aramujyanye he. Muri ako kamwanya hari imodoka yisiza iza yihuta bwangu, irangije disi ntabwo tuzi ngo iyi modoka izanye nde mwakabyaramwe. Ndagira ngo witegereze neza, imodoka yaraje irangije ihita iparika aho ngaho, havamo umugabo mwiza cyane. Uyu mugabo muramuzi bamwita Maurice. Ikigaragara cyo yahise akuramo n'ivarisi, ikigaragara cyo nuko yaravuye nk'ahantu kure cyane, cyangwa se atabaga hafi, yari yaragiye kure y'urugo rwe, ariko yaragiye mu butumwa bw'akazi. Barakwereka yarishimye cyane avuga ati ngeze mu rugo n'ubundi ati nta kibazo gihari. Kumbe marayika yahise agaruka ahita abwira Maurice, arambwira ati wikomeza kurangara cyane cyangwa gutinda, ati urugo rwe rurimo ibibazo, rurimo ibyago, tinyera kubanza yo gutabara kana kawe kahuye n'ibibazo. Barakwereka Maurice yahise afata ivarisi ahita ayitereka ku ruhande, ahita abona wa mwana atwaye ka kamodoka, kandi wibuke neza ko uyu mwana n'uwa Maurice. Yahise atambuka yihuta bwangu, marayika inshingano ze yaramaze kuzikora ahita aca arigendera, akana gakomeza gutwara ka kamodoka. Mu by'ukuri akana ntago kari kazi, karaje gahita kagonga ibuye, yo gahita kava muri ya modoka. Maurice yahagereye ku gihe ahita atabara kakana. Mana nyagasani, barakwereka yahise asama kakana Maurice aragafata kari katarahubuka ngo kiture hasi. Mana nyagasani yakomeje kwitegereza aravuga ati umubibe, ati uyu mwana si uwanjye. Arangije ahita afata wa mwana aramukomeza cyane aramwegereza aravuga ati mwana wanjye, ati ibi n'ibiki byari bigiye kukubaho, ati kubera iki byagenze gutya, ati nagiye mu kazi nzi ko ngiye mu kazi gushaka amafaranga, none ngarutse iwanjye nsanga ibintu byaradogereye, ati ubu byatewe n'iki? Yahise agaruka bwangu afata ivarisi. Kumbe barakwereka wa mudamu yafashe wa mubyeyi disi wari umaze gukora ubukwe, aragenda amujyana ahantu mu ishyamba. Yari yamugiriye nabi cyane disi, ubona ko nakuka kamushiranye kari kumubana gakeya. Arangije afata ikintu cy'igishashi cy'igisikoci atangira kumuhambira, amuhambira kuri cya giti. Mana nyagasani ibi ni ibiki? Mbega umudamu mubi kandi w'umuhemu. Arangije disi akomeza kumushinyagurira amubwira ati n'ubundi yari imipango jewe nari maze igihe narakwizeho, ntabwo nari ngukeneye, ati kandi singeneye kumbera umukazana, ati jye nakwanze kuva kera. Yo witegereze neza disi yakomeje kurira agahinda kari kose kandi ubona ko anababaye, ariko mu by'ukuri ntabwo uyu mudamu yari umuntu mwiza cyane cyangwa se yifuriza gura mukazana we kubaho neza cyangwa se kubana n'umugabo we. Mana nyagasani witegereze neza, yakomeje kumuhambira, akomeza kumuganira, akomeza kumubwira ati n'ubundi singukeneye, ahubwo hazagira ikintu kigukura ahangaha uzahura n'ibibazo. Akomeza kumutoteza, akomeza kumubwira. Umudamu disi nawe akomeza kurira agahinda kari kamwishe, akomeza kurira disi yabuze uko abigenza. Barakwereka muri ako kamwanya yamaze kumuhambira amusiga muri iryo shyamba, akomeza kumushyiraho cya gisikoci ngo gikomeze kumufata. Mana nyagasani mbega umudamu mubi. Arangije disi witegereze neza utaza kugira akantu cikwa. Arangije avuza igikurizo arahamagara, ntago tuzi ngo hamagaye nde, ariko ikigaragara cyo nuko rino shyamba ryari ririmo n'inyamaswa z'inkazi, harimo inyamaswa z'ibirura. Witegereze neza, yavugije igikurizo ahamagara izo nyamaswa ngo zize zibashe kuba zarya no mudamu. Mana yanjye ibi ni ibiki mwakabyaramwe? Dore ngiyi nyamaswa y'inkazi yahise ahamagara ngo izi itanamure uriya mwana w'umubyeyi. Arangije disi muri ako kamwanya ntago tuzi ngo niba ya nyamaswa yaramuriye cyangwa se igiye kumurya mwakabyaramwe. Yakomeje gusakuza cyane, akomeza gutaka. Barakwereka bahise marayika yari yakomeje kubwira Maurice ukuri. Maurice yakubise aza muri rya shyamba aze gushaka umudamu we arebe ko amubona. Maurice yari ataranagira mu rugo ngo anambure cyangwa se kuri muri imyenda cyangwa anafatije ku cyo kurya cyangwa kunywa. Yahise aza ahubwo asanga umuryango we harimo ibibazo biteye ubwoba kandi bihambaye. Arangije disi yahise yinjira rya shyamba ririmo inyamaswa. Wibuke neza kuri ino shyamba ririmo inyamaswa bita wolf, inyamaswa z'inkazi. Arangije hari umunyururu yabonye wari uri aho ngaho, arangije arawutambuka. Ako kamwanya yari marayika yari amuri inyuma aramubwira ati komeza gushakira muri iryo shyamba, ati n'umuntu uraza kumubona, ati kandi nanjye nkuri inyuma ndagushyigikiye, ntago nifuza ko hari ibibazo byagera ku muryango wawe. Barakwereka Maurice disi yakomeje kuza muri rya shyamba, akomeza kugenda gake gake yitonze agenda ashakisha. Mana nyagasani witegereze neza, akomeza kugenda areba hirya no hino, areba hepfo na ruguru, ariko mu by'ukuri umudamu yari yamubuze. Marayika yakomeje kugaruka agenda amutungura cyane, akomeza kugenda amubwira ati ngiye nkuri inyuma turi kumwe, atari kurebera umudamu wawe nguriye hariya, itegereze neza muri kiriya gice nibwo urahita umubona. Yo ako kamwanya Maurice akimara kureba, yo yahise yitegereza hakurya, ahita yirukanka bwangu ajye kureba disi asanga umudamu we. Mana nyagasani witegereze neza, yakomeje kwirukanka cyane Maurice aza atarwambaye.
agira ngo arebe kabona umudamu we. Barakwereka disi umudamu yaramuri ku ruhande aramubwira ati marayika dore nguriya n'ubundi mukurikirane, nguriya agenda urebere hariya uraza guhita umubona wicika intege. Ati nanjye nguri inyuma. Barakwereka Maurice yakomeje kwirukanka cyane muri rya shyamba, akomeza kugenda yihuta cyane agira ngo arebe ko yatabarira kugiha umudamu we, ariko mu by'ukuri ntabwo tubizi neza ko byari bigikunze. Maurice yahise amubona disi, yahise areba imbere arataka cyane arasakuza cyane ati madamu wanjye yo, ati ibi ni ibiki? Ati kubera iki ibintu byakubaho mana y'isi n'ijuru. Barakwereka Maurice yaje yirukanka cyane atarwambaye, akomeza kuza yiruka mu ishyamba akomeza ashakisha, yari yirutse cyane yanarushye, ariko kubw'amahirwe disi umudamu we yamugezeho. Mana nyagasani, umudamu yahise amugeraho bwangu ahita amubona. Maurice atangira kurira areba ibintu bari bamukoreye, areba uburyo bari bamuhambiriye, ariko Maurice disi bimwangamuna ndetse n'agahinda karamwica cyane. Akomeza kurira ati ninde wakoze ibi ngibi, ninde wakora ibi ngibi? Ati ninde watinyuka kumwora bino bintu? Ati kubera iki yaba yabitewe n'iki? Yo Maurice disi yaricaye hasi ararira, arapfukama ararira, aravuga ati umuntu wahemutse gutya ninde? Ati urabona ninde wamubabarira? Ati mu by'ukuri ibi ni ibiki? Yo barakwereka disi Maurice yahise aza mu rugo bwangu, agaruka mu rugo yihuta bwangu agira ngo arebe ngo niki, ese yagira ngo arebe ngo arabigenza gute. Maurice yaje afite agahinda yanababaye cyane, wibuke neza ko yaramaze kuva yava Dubai, kuva yava hanze atigeze ashyira utuzi ku mubiri cyangwa se ngo agire akanatamira. Barakwereka umumarayika aramubwira ati twara ibintu gakeya, ati genda hano kubwo kugufasha. Ati marayika aramubwira ati wewe tuzi ushyira umutima hamwe, ati ariko wibuke neza ko udafite mama wawe atari umuntu mwiza cyane wo kuba yagufasha. Barakwereka Maurice yaratambutse ajya mu kindi cyumba asanga mama we arimo arabyina cyane, arimo arishima anezerwa. Yakinguye urugi gake gake ngo yumve ibintu yari arimo, asanga disi ibyo arimo n'ubundi ni bya bindi bisanzwe disi, ariko ikigaragara cyo hano yari arimo atanga ukuri cyangwa se arimo avuga ukuri kuri Maurice. Mana nyagasani, yari arimo yibyinira yikufatira amavideo, ariko mu by'ukuri nta kintu yari yitayeho. Maurice yaramwumvise amagambo yari arimo avuga, ikigaragara cyo nuko arimo avuga ko ari we wahemukiye uriya mukobwa, ari we wahemukiye umudamu w'uyu musore. Arangije disi umugabo yakomeje kubyumva bitamugutwi, aravuga ati n'ubundi uko byagenda kose, ati ndabimenye neza ko ari wowe wamemukiye, ari wowe washatse guhemukira umudamu wanjye. Yo yaraje disi akomeza kwigamba kuri video call, akomeza kwigamba avuga ko ari wowe wahemukiye uriya mudamu, ubu none hagiye kwisanzura akabaho neza muri uru rugo. Yo barakwereka disi yahise atangira kwibuka uwo mudamu ari gufata video yistangira kwibuka uburyo yajyaga abona amafaranga kera, amafaranga ari we bajyaga bayahereza, arangiza nawe agahereza abandi ngo bajye guhaha. Barakwereka wa mudamu nta kintu yari yakoraga disi, ibi byose ni iby'uyu mudamu w'umugome arimo yibuka. Barakwereka disi umwana yazaga, umwana w'umukobwa yazaga kumwaka amafaranga ngo ajye kugira ibyo agura, umudamu akayamuhana mu mujinya ndetse akanayamwima, ariko ubu yaravuze ngo yarimo avuga ati n'ubundi amafaranga agiye kujya nyabonera ku gihe. Kandi wibuke neza ko Maurice arimo aramwumva ibyo arimo avuga. Arangije disi yajya akamutoteza cyane, yamwaka amafaranga yo guhaha cyangwa se kugira ibindi binagura, akabanza kumugora cyane ntabashe kuyamuhera ku gihe. Ariko mu by'ukuri witegereze neza utazi kugira akantu ucikwa. Arangije yaraza aramwegera aramwongora aramubwira ati hari utuntu ushaka kujya kwigurira, ati wampa amafaranga niba nta kintu bigutwaye? Ati kuko ndayakeneye kandi ndayakeneye bwangu, tumfashije wayama nkajya gukemura utwo tubazo. Ati kuko turihutirwa. Yo arangije disi yaramuhaga, yamara kuyamuha kongera akamupapura akamushonesha disi akamushitisha ntayamuhe, ariko umudamu agakomeza kwihangana. Ariko mu by'ukuri wibuke neza ko uyu mudamu twatangiranye nta keza ke, atifuza keza bano bantu. Mana nyagasani, niba uzi neza ko ufite umuntu nawe utameze neza cyangwa se wifata nabi cyangwa se utagira neza, muri iyi si ntago wabaho utagira neza ngo bizaguhire. Ndagira ngo twese tujye turangwa n'ineza kandi turangwe n'umutima mwiza wo kubana neza. Mu by'ukuri iyi filime mbanye gusobanurira kugira ngo ibashe kugigushimisha kandi ibashe kuba yakubera inyigisho ndetse inakugereho kandi inagufashe guhinduka niba ufite imyumvire cyangwa se imyitwarire itari myiza. Arangije yafashe ya note akuramo akanote kamwe abari kamuhereza, arangije aramubwira ati genda rero gura ibyo ugura, ati n'ubu nigiye kujya ngutegeka muri uru rugo, nijye ugiye kujya ngugenera. Arangije akomeje kumwiba amafaranga, ahubwo atangira kuyabara yitonze, atangira kuyabara gake gake agenda yasubiramo. Arangije umudamu byamwanze mu nda, aravuga ati n'ubundi nta kundi nabigenza, ati n'ubundi amafaranga wayanyimye, ati yagumane, ariko mu by'ukuri uzabyicuza igihe kimwe. Arangije umudamu disi yakomeje guhagarara aho ngaho, akomeje no kubwira ati mva imbere ahubwo nagende. Yo umudamu disi yagiraga ubwoba, yari yaramuhawe yaramubitse mu ubwoba. Ese Mana y'isi n'ijuru, uri umubyeyi ukabwira umukazana wawe gutya, ibi bintu urabona byazagera he cyangwa se byazakumarira iki? Barakwereka yakomeje guseka, akomeza kwishima.
ariko mu by'ukuri buke neza ko Maurice yari yamaze kumenya ukuri, yari akiri no hafi acyumva ibyo umudamu ari kuvuga. Maurice disi byahise bimwanga mu nda. Maurice ukuri gusa yari akumenye, yarabashije kumenya ukuri ku mudamu we ndetse na nyina, ibintu buryo yafataga umudamu we nabi. Barakwereka disi yakomeje gukomeza kubara amafaranga, arangije akajya yereka akana kajya kuyafata nako akayakambura. Wibuke neza ko ibi nabyo ari ibyo ari kwibuka uyu mudamu, yajya kumuhereza akantu disi akakamwambura. Mana isi nijuru uyu mudamu ko yari umuntu mubi cyane, yari afite imigambi itari myiza yo kuzagirira nabi bano bantu. Mana nyagasani ibi ni ibiki? Witegereze neza utaza kugira akantu ucikwa, kandi nkubutsa gukanda subscribe kuri Inganzo TV show kugira ngo tuzagicikwa n'agasobanuye nzajya ngenda mbagezaho ka buri munsi. Witegereze disi yakomeje kumubwira nabi, akomeza kubwira akana, akomeza kugakinisha, yajya kugahereza kuri ice cream akana disi akagacoma. Mana nyagasani yajya kugahereza ngo gatamire akana gahita kima, ahubwo wagaseka cyane akanezerwa. Mana nyagasani uyu mudamu ko ari umuntu mubi cyane. Witegereze neza utaza kugira akantu ucikwa. Barakwereka akomeza kuguma aho ngaho, akomeza gutoteza akana, ariko mu by'ukuri wibuke neza ko Maurice wibuke ko Maurice umwana w'uyu mubyeyi yari yamaze kubimenya ko uyu mudamu mama we nta keza afitiye umukazana we ndetse n'umwana we. Maurice yari yamaze kwimenya bitaye mu gutwi, ariko mu by'ukuri umudamu akomezaga gutoteza akana nta n'ikintu kari kanazi, kare kaziranenge kagapucuri. Arangira akabwira ati ahubwo jya ufata inzira unamve n'imbere, wigendere ugende, jye simba shaka stress cyangwa simba shaka kunesha umutwe, mba nshaka kwikorera ibintu byanjye nuje. Ati ahubwo mu minsi iri imbere ndaje mbikize, ati kandi nta kintu mwebwe bizabamarira. Wibuke neza ko ibi byose nibyo umudamu yibukaga na Maurice yari amaze kubyumva. Maurice wakomeje kumurya, akomeza guhonda ku gikuta avuga ati n'ubundi uko byamera kose uyu mudamu ni umuntu mubi cyane. Mama wanjye sinari nzi ko wankora ibyo ngibyo, sinari nzi ko wakwifuza kumemukira, kandi ubona ko nifitiye umuryango. Ariko disi umudamu yakomeje kuguma video call, akomeza kwisirayingira. Wibuke neza ko uyu mubyeyi ni mama wa Maurice, kandi Maurice ibyo yararimo avuga yararimo amwumva, avuga ati n'ubundi ntago nari nzi ko ari we wamemukira mama, ati ntago nzi ko wamemukira ukanyangira umwana ndetse ukanyangira n'umugore, ati kubera ko ibi nta kintu byazakumara na gatoya. Umudamu yakomeje gusirayinga, akomeza kwigumira video call. Maurice yarakira aho ngaho akiri kumva ibintu arimo yigamba, akiri kumva ibintu ari kwigamba yakoze buri kimwe cyose. Wibuke neza ko ibyo yakoze byose twamaze kubibona. Yagerageje gushaka kwangiriza ndetse no gushaka guhereza abana nk'imodoka zibashe kuba zabagonga, ariko mu by'ukuri ndagira ngo witegereze neza utaza kugira akantu ucikwa. Umudamu yakomeje kuguma aho ngaho, Maurice nawe akomeza kumwumva. Arangije disi Maurice yakomeje kumwumva bimwanga mu nda, agahinda karamwica cyane, akomeza kwitegereza ibyo nyina arimo, ariko mu by'ukuri Maurice yarongera akinga urugi, yarabuze uko abigenza. Barakwereka tuhari mu nzira tugenda, wa mudamu arimo agenda tutazi ngo agiye hehe, yaje aje guhoberana na Maurice. Maurice ahita amukwepura mudamu, ikigaragara cyo menya ari surprise bari bamukoreye kugira ngo bamutsungure. Yahise aza yihuta cyane, aza gupfundura cya gikarito. Arebe ngo igikarito surprise cyari gikikijwe n'ibipirizo, iki gikarito kirimo iki. Akimara kugipfundura witegereze neza yahise akubitwa n'inkuba, yahise asanga harimo wa mwana. Ikigaragara cyo ni surprise bamukoreye kugira ngo bamwereke ko byose babimenye, ko yashakaga guhemukira uno mwana ndetse agashaka no guhemukira umudamu we. Barakwereka yahise aterura akana atangira kukiterurishwa, ariko mu by'ukuri ikigaragara cyo nuko uyu mudamu bari bamaze kumuvumbura ko ari we washakaga guhitana kano kana ndetse agashaka no guhemukira mama wa kano kana. Yarangiye yiterurishwa akana, arangije aravuga ati Maurice ibi ni ibiki? Ndiko wafashe umwana ukamushyira mu gikarito. Kumbe barakwereka wa mudamu nawe yahise azayirukanka bwangu aravuga ati mereza umwana wanjye, ati twarakumenye twarakuvumbuye, winyifatishiriza umwana, ati byawe twabimenye byamenyekanye, ati ahubwo wowe uzajya uzabage wifashe kandi uzakurikirana ibyawe. Barakwereka Maurice yahise azafata umudamu we afata n'umwana, bahita bahagarara ku ruhande. Baramubwira ati n'ubundi twarabimenye, ati ikibazo kiriye ko mbona mutari kunyikoza, ati byabagendekeye gute ko mbona nta kintu muri kumbwira, ati ko mutanyikoza byabagendekeye bite, mwabaye iki ko mutari kumvugisha mumbwire neza, ati mwagiye gufata umwana mumushyira mu gikarito, kuki mutabimbwiye mukabanga ariyo surprise munkoreye. Barakwereka disi umudamu nawe yakomeje kuguma aho ngaho. Ikigaragara cyo nuko amaze kumenya ko nta keza ke, nawe yaratangiye gushyira ubwenge ku gihe, ariko yaratangiye gushyira ubwenge ku gihe amazi atakirenza inkombe. Mana witegereze neza uteze kugira akantu ucikwa. Maurice yatangiye kumubwira ati nabyumvise byose ibyo wari urimo nimugoroba, ati
nakumvise nijoro urimo wigamba ko wari ugiye kumitanira umwana w'umukobwa ndetse ukanamitanira n'umudamu. Ati ariko nabyumvise byose. Ati ubu nawe uzabage wifashe, uzagende wihigira ujye hirya no hino, ugende ukomeza ubwo bugome bwawe, nta kintu bizakumarira na gitoya. Umudamu yatangiye kwisabishwa imbabazi, aravuga ati mumbabarire, ntabwo ibyo bintu natinyuka kubikora. Ati ndabinginze, ahubwo ibyo ngibyo sinzi ahantu mwabikuye. Ati ubwo ni umuntu ushaka kuduteranya. Kandi wibuke neza ko uyu mudamu nawe ubwe arabyizeye, ifitiye gihamya. Yaje abegera avuga ati mumbabarire, ati ndabinginze ntago bizongera. Ati ariko mu by'ukuri, ati mwinsiga cyangwa se ngo munjugunye. Ati ndabizi neza ko wenda nshobora kuba narahemutse cyangwa se hari ikintu cyabinteye, ariko mu by'ukuri Maurice nubwo ati ndekura mva imbere, ahubwo ati ntago watinyuka kunyifatishwa gutyo. Uzi neza ko wari ugiye kumemukira, wari ugiye kunyicira umudamu ndetse n'umwana. Ati ahubwo usigara aho ngaho uzabaga wifashe. Maurice yahise afata umudamu ndetse n'umwana we bafata inzira barigendera. Umudamu w'umuhimu bamusiga aha ngaha, mubwira ko kugira nabi atari byiza. Hanyuma uzakikona gasone ku butaha. Ndagushimiye, ibindi nakagaruka. Ciao ciao.